Data wa twese wera udukunda tuyarengewe mu ijuru, tugushimiye kudukunda, ukatwitaho, ukatumenyera ibidukwiye kandi ukabiduha mu gihe gikwiye, ikuzo no guhimbazwa n'ibi byawe Data. Tugushimiye aka kanya keza, utwemere ko dutegera amatwi amagambo yawe. Turakwinginze ngo utwereze umwuka wawe azabane natwe kandi adusobanurire. Duheje kirogoya yose, mu izina ryawe ryera tubyambaje kandi twizeye kubiduhera ubuntu urakoze Data. Amen. Nshuti zanjye kandi bene Data, aho muri hirya no hino mu mpande enye z'isi, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu bwe bubane namwe mwese ndetse n'abanyu bose. Tugiye gukomeza rero tuganira ku magambo twaganiriyeho ubushize, agace ka nyuma gasoza, aho najyanwe ahantu nabonye abana bato bari bahagaze bitegereza abantu bakoraga ibimenyetso n'ibitangaza, babatangariye cyane. Bamaze kureba ibyo bitangaza bafashe inzira barataha, mbwirwa kubasanga nkagenda nganira nabo. Ubwo nageragezaga kubavugisha nasanze bavuga ururimi rw'amahanga ariko tubasha kumvikana. Mu nzira twagiye tuganira ku byo bari bamaze kubona, maze bitewe n'uko byari byacengeye mu ntekerezo zabo kandi bemeye ko ari ukuri, nababajije niba igitekerezo cya Mose Imana imutuma kuri Farawo umwami wa Egiputa n'ibimenyetso Imana yamubwiye gukora niba babizi. Ariko nasanze batamuzi nabyo batabizi. Kuganiriza abana ntabwo byorohera buri wese kuko bisaba ubuhanga, kwihangana kandi ukababwira amagambo make babasha kumva neza no kwibuka. Uyu munsi dukeneye abarimu bigisha abana ibyigisho bya Bibiliya bidasimbujwe ibishushanyo n'ibindi bintu byose, kuko Bibiliya ubwayo yisobanura. Amagambo naganirije abo bana ashingiye mu gitabo cyo Kuva, gusa mwebwe ntabwo mbaganiriza nk'uko nabaganirije. Turatangira tureba mu gitabo cyo Kuva igice cya mbere n'icya kabiri. Ndagerageza kuvuga mu ncamake kugira ngo ntabarambira. Mu gice cya mbere n'icya kabiri hatangira hatubwira ku ivuka rya Mose wavukiye mu gihugu cya Egiputa, aho ababyeyi be bari baragiye gutura bahunze kubera inzara yari yarateye i Kanani. Icyo gihe Yosefu yari yongereje umwami Farawo. Mose rero yavutse mu gihe kibi, ubwo yari amaze kwima undi mwami wavuze ko atigeze amenya Yosefu. Maze abonye ko Abisirayeli bahindutse benshi kandi bari abanyembaraga, ateranya abantu bo mu gihugu cye ngo bashakire ubwenge kugira ngo batazagwira. Muri ubwo bwenge harimo nuko batagombaga kororoka, niko gutanga itegeko ngo abana b'abahungu guhera ku bari bari kuvuka kugeza ku myaka 2 bicwe. Mose yavutse itegeko ryaratanzwe, ariko ababyeyi be ntibatewe ubwoba n'iryo tegeko ribi, ahubwo biyemeza kumuhisha amezi 3 mu nzu. Ariko amezi 3 arangiye babona ko bigoranye gukomeza kumuhisha. Mama we yamuboheye akato amuryamishamo, nuko bajya kumuhisha mu rufunzo rw'amazi. Mushiki we yaragiye akajya arinda ako kato, karindira ku nkombe z'uruzi kugira ngo hatagira igikoko cyangwa se igisimba kiza kikaba cyamurya. Ubwo abategetsi b'isi bunguka ubwenge bubi bwo kurimbura. Imana iduha ubwenge kugira ngo tubashe kurokoka, kandi tuzirikane ko inama mbi, ibigeragezo, kurenganywa, imitego y'urupfu bitazatuma umugambi w'Imana udasohora. Mbonereho gukomeza abari kunyura mu bihe bikomeye, ntidukomere, twisunga Imana kuko izarengera intore zayo zihitakira ku manywa na nijoro, niryo sezerano yaduhaye. Dukomeje mu gitabo cyo Kuva, tubona uko umukobwa wa Farawo yaje kujya koga mu ruzi, abona akato kariremba ku mazi, asaba abaja be kukamuzanira. Agapfunduye asangamo umwana mwiza w'umuhungu, ahita amenya ko ari uw'Abaheburayo. Umukobwa ubwo yamurebaga yararize, nuko umukobwa amugirira impuhwe, maze amwita Mose kuko yamukuye mu mazi. Mose yarerewe kandi akurira mu rugo rw'umwami Farawo wari watanze itegeko ryo kwica abana b'abahungu. Igihebuje byose kandi cyiza nuko Mose yarezwe na mama we. Imana ikeneye ababyeyi batari abanyabwoba nk'ababyeyi ba Mose. Imana iha ubwenge abagize umuryango, maze mu gihe batewe bashyire hamwe mu gushaka igisubizo ndetse n'ubuhungiro.
kuko abashyize hamwe twibuke ko Uwiteka abasanga kandi akababera igisubizo. Mose yakuriye mu rugo rw'abantu basengaga ibigirwamana, ariko ntiyifatanya nabo muri byo, ahubwo akurikiza imico y'umurezi we, mama we, kandi asenga Imana ya mama we. Mose yakuriye mu rugo rwarimo ibinezeza n'ibirangaza byinshi, ariko ntiyatwarwa umutima nabyo, habe no guhitamo kwishimira kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, kuko yari abifitiye uburenganzira, ahubwo abirutisha kwemera kurengananwa n'ubwoko bw'iwabo mu cyimbo cyo kwishimira ibinezeza by'ibyaha. Babyeyi, barezi, inshuti z'abana, umwana muto afata imico y'umurezi we, cyangwa se umuntu babonana kenshi. Mubyeyi, murezi, inshuti y'umwana, ntuzakore imirimo ituma utirerera umwana, kandi ujye ugenzura umenye neza umuntu ukurerera. Bibiliya itubwira ko inzira umwana amenyerejwe akiri muto azarinda asaza atarayivamo. Mose yakuriye mu rugo rw'abantu bagira urwango kandi bakarenganya abo badahuje, ariko we yagiraga urukundo, ntakunde kubona cyangwa kwemera ko abantu barenganywa ndetse ngo bicwe. Guhera ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 11 kugera ku wa 15 mu gice cya 2 haratubwira ngo icyo gihe Mose amaze gukura asanga bene wabo, abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo, akebaguza impande zose, abona ntawe uhari, yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho arasohoka, abona abagabo 2 b'abaheburayo barwana, abwira ugirira undi nabi ati, niki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati, ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya, aribwira ati, ni ukuri byaramenyekanye. Farawo abyumvise ashaka kwica Mose, maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. Ibi biratwereka ko Mose ntabwo yakundaga ko abantu barengana cyangwa bicwe bitewe n'abari bo. Kudatinya, ubutwari, imbabazi n'ishyaka umuntu agirira abarenganywa ngo abakize amaboko y'abarenganya, cyangwa se ngo abakure mu makuba, bizatuma Imana imutoranya imukoreshe ibikomeye. Icyampa ngo mbe muri abo, nawe ube muri abo. Tumaze kumenya gato Mose yari nde, reka turebe uko Imana yamubonekeye n'impamvu yabyo. Kuva igice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 10. Mose ubwo yari umushumba wa sebukwe Yetiro Imidiyani, aturikiriza umukumbi nyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba, abona icyo gihuru cyakamo umuriro nk'icyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebire ishyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kukireba, Imana imuhamagara iri hagati muri cyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho arahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso yuko atinye kureba Imana. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani, Abaheti, Abamori, Abaferezi, Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye. Mbere y'uko Imana ituma Mose, yabanje kumubwira izina ryayo. Guhera ku murongo wa 13 kugera ku 15, Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti, Imana ya sekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati, yitwa nde? Nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, nduwo ndiwe. Kandi iti, abarukuzabwira Bisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, abari kuzabwira Bisirayeli uti, Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu
Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Mbere y'uko Imana ituma umuntu, irabanza ikamwibwira kandi ikamusobanurira n'umurimo imuhamagariye gukora nuko bizagenda, kandi ikamuha n'amabwiriza yo kugenderaho. Kuva mu gice cya 4 umurongo waho wa mbere kugera kwa 5, Imana imaze kwibwira Mose yamwigishije gukora ibitangaza. Mose arayisubiza ati, ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye. Uwiteka aramubaza ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati, ni inkoni. Aramubwira ati, yijugunya hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati, rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera iba inkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati, ni ukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana y'abasekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Mwibuke ko natangiye mbabwira iby'abana bato nabonye babonaga ibitangaza, babitangariye cyane. Mose mbere yuko asubira muri Egiputa rero gukora umurimo Imana yari yamuhamagariye, yari akeneye ihumure, kubera ko yari yaravuyeyo ahunze abashaka kumwica. Ku murongo wa 19 wo mu gice cya 4, Uwiteka abwirira Mose i Midiyani ati, genda usubire muri Egiputa, kuko abantu bose bashaka kukwica bapfuye. Imana imaze gukomeza Mose, yamusezeraniye kumwoherereza umufasha Aroni, umuvandimwe we, ngo bajyane. Kuva igice cya 6 umurongo wa 27 na 28, Uwiteka abwira Aroni ati, jya mu butayu usanganireyo Mose. Aragenda amusanganirira ku musozi w'Imana, aramusoma. Mose abwira Aroni amagambo Uwiteka yamutumye yose n'ibimenyetso byose yamutegetse gukora. Tugiye kureba uko urugendo rwabo rwagenze rwo kujya kwa Farawo. Kuva igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2, Mose na Aroni bagiye kwa Farawo, umwami mushya wa Egiputa, bati, Uwiteka Imana ya Isirayeli aravuze ngo, urekure ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeka Abisirayeli? Sinzi Uwiteka, kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Umwami waranzwe n'agasuzuguro, kwishyira hejuru no kwinangira, guhera ubwo ategeka ko bakoresha Abisirayeli uburetwa bukomeye bwarutaga ubwo bakoraga mbere. Ariko ntibyagarukiye aho, basubiyeyo bwa kabiri, ariko arushaho kwinangira kubera abakonikoni n'abapfumu. Kuva igice cya 7 guhera ku murongo wa 8 kugera ku wa 13, Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Farawo nababwira ati, mukore igitangaza kibahamye. Ubwira Aroni uti, enda inkoni witwaje uyijugunya hasi imbere ya Farawo, kugira ngo ihinduke inzoka. Mose na Aroni binjira kwa Farawo, bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ya hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, ari bo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yavuze. Umubwiriza igice cya 1 umurongo wa 9 atubwira ko ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Nanone kandi twibuke ibyo umwami wacu Yesu yatubwiye ubwo yavugaga ku byirimbuka ibya Yerusalemu n'iby'imperuka, muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 11, ko n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ibihe byose ubwoko bw'Imana bwagiye buhangana n'abahanuzi b'ibinyoma, abakonikoni n'abapfumu, nk'uko byagenze mu gihe cya Mose na Aroni, kuko bakoreshaga ibyiganano bagamije guteshura abantu kukumvira Imana n'abo yatumye.
Muri iyi minsi y'imperuka izi ntumwa za Satani ziri gukoresha imbaraga ziruta iz'abakera bitewe n'uko ubwenge bwagwiriye, nk'uko Daniyeli yabyeretswe mu gice cya 12 ku murongo wa 4. Abadashaka kugwa mu mitego ya Satani n'intumwa ze biradusaba kuba maso, kwirinda, kwigana ijambo ry'Imana umwete, kandi tukemera kuyoborwa na Mwuka Wera, kuko Satani ari gukorana n'umuntu wese utayoborwa n'Umwuka w'Imana. Tube maso bene data, kuko ibitangaza bya Satani by'ibinyoma ari byo biri kwigarurira abatuye isi. Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 13, ijambo ry'Imana ritubwira ko Satani azakora ibimenyetso bikomeye, kazamanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Rero ubuhanuzi bugomba gusohora. Ibitangaza n'ibimenyetso by'ibinyoma bigakorwa na Satani ubwe nabo yahaye imbaraga, kandi iyi mbaraga ikora ibitangaza igomba kugera mu isi yose. Mbese ntitubibona aho batwereka ko indwara zikira buri munsi, ubwami bw'isi n'ubutunzi buyirimo Satani yanyaze Adamu, bumwe Satani yagerageresheje Yesu ngo niyemera kumuramya arabumugabira, ariko akamutsindisha. Handitswe ngo uyu munsi ko ari bwo buri gusezeranirwa kandi bugahabwa benshi bari kwemera kumuramya babizi cyangwa batabizi. Iyi si iri hafi kugera ku musozo. Satani abakozi be bari gusezeranira benshi ko ari ubuturo bwabo, kugira ngo babimo badamaraye, ntibatekereze ko izarangira, ngo bashake kandi baharanire uko bazayivamo. Tube maso. Ntabwo dukwiriye gushukwa n'ibimenyetso cyangwa ibitangaza tubona, cyangwa amasezerano y'ubuzima bufite iherezo duhabwa, kuko ijambo ry'Imana ryatuburiye ko azamanura n'umuriro, kandi ko iyi si iri gushirana no kwifuza kwayo, ngo ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Aya magambo ari mu gitabo cya mbere, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 ku murongo wa 17. Mbese mwaba muzi ko uyu munsi Satani ari guteza abantu uburwayi, hanyuma akabakuramo imbaraga ye, maze bigafatwa nk'aho bakijijwe? None se mwaba muzi ukuntu impano zigaragara ziri gukoreshwa mu kuyobya benshi? Ntitwiringire ibyo tubona byose biri gukorwa, ahubwo tubigenzuza ijambo ry'Imana. Yesu ubwo yakoraga umurimo w'ivugabutumwa yabanzaga kwigisha ijambo, ubundi agakiza ndetse agafasha ababaga bamugannye, kandi benshi banezezwaga n'ijambo rye. Ibitangaza n'ibimenyetso biri kubera benshi babibona umutego, bigatuma bagwa bakava mu byizerwa bakuruwe n'ibitangaza by'ibyiganano bya Satani. Ari nayo mpamvu turi kubona benshi bari kuva mu kuri kwa Bibiliya, bamazemo igihe kinini bakagenda bakurikiye ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, bakurikiye inyama n'imigati. Yohana igice cya 6 umurongo wa 26 na 27, Yesu yaburiye abamukurikiraga atari ukubera ibitangaza babonye, ahubwo kubera imitsima bariye bagahaga, maze abihanangiriza kudakorera ibyo kurya bishira, ahubwo ngo bakorere ibyo kurya bihoraho kugeza ku bugingo buhoraho. Uyu muburo n'uwacu twebwe abasohoreweho n'imperuka. Twirinde gukorera ibyo kurya bishira, ahubwo dukorere ibyo kurya bihoraho. Bene data kandi inshuti zanjye, twirinde abavuga ko bafite inyigisho zidasanzwe zavuye ku Mana, abashaka ndetse n'abihamya kuba abayobozi b'abandi, kuko benshi bari gukora umurimo batatumwe n'Imana, none bikaba biri gutera urujijo mu bamwe mu bizera ndetse n'abatizera. Ni igihe umuntu wese ku giti cye akwiye gushakashaka akamenya icyo Imana imushakaho no kugenzura ibyo yumva. Abakonikoni n'abapfumu ba kera bakoraga ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, byatumye benshi mu bakomeye n'aboroheje binangira umutima, ntibita ku miburo. Uyu munsi abakozi ba Satani benshi bari gukora muri ubu buryo bw'ubucakura nka shebuja wabo Satani, kugira ngo umuntu wese utari maso, umuntu utirinda azarimbuke. Naha buri wese kuba maso no gucunga neza izamu rye, ngo hatagira igitego cyinjira. Igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, Satani yiringiye kugerageresha ubwoko bw'Imana ibimenyetso by'ibyiganano, kugira ngo badacungurwa bakavanwa mu buretwa. N'uyu munsi Satani aracyafite ibyo byiringiro by'uko abasha kutugerageresha ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, maze tugahera mu mwijima w'ibyaha,
umwami wacu Yesu yaba aje gutwara umugeni yakoye amaraso y'igiciro cyinshi agasanga tutiteguye kumusanganira, bityo tukazahunga ubwiza bwe. Tube maso kandi twirinde. Uwiteka Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana y'abakwizera twese, duciye bugufi imbere yawe tugushimira ko wera kandi ukiranuka. Ikuzo no guhimbazwa n'ibi byawe Data. Tugushime kandi uburinzi bwawe ukomeje kubana natwe ndetse n'abacu bose. Tugushimiye imbabazi uhora utugirira atari uko tubikwiriye, ahubwo kuko uhora utwihanganira udashaka ko hari n'umwe warimbuka. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwami Yesu. Uwiteka udukunda, amagambo wemeye ko atambuka mu matwi yacu, turakwinginze ngo utubashije tuyabikire mu mitima yacu kutagucumuraho, kandi tugusaba udushoboze kuba maso, kwirinda no kugira umwete wo kwiga ijambo ryawe kugira ngo tubashe gutsinda uburiganya bwa Satani. Dushoboze tukwiyegurire n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose. Dushoboze twemere ukuri tugukunze kugira ngo tutazayobywa n'ibimenyetso n'ibitangaza bya Satani, ahubwo tujye dutsindisha ahanditswe ngo Data uturinde gucogora, abandi dushoboze kwizera kwacu kwe kubakira ku bitangaza n'ibimenyetso by'ibyiganano bya Satani, ahubwo kwizera kwacu kubakire ku kuri ko mu ijambo ryawe. Tugusabye bike kuko byinshi ubizi tutarabumbura akanwa ngo tugusabe, kandi twizeye ko hamwe n'ibyo tutavuze byose ubuduhera ubuntu mu izina ryera rya Yesu. Amen.